Mwiriwe neza bantu banjye, uyu munsi mu by'ukuri nje mbabaye murabizi ko mba ndi kuvugira mu ijwi ryo hejuru, murabizi ko mba ndi kuvuga nishimye, murabizi ko mba ndi kuvuga bana nezerewe cyane, ariko uyu munsi nje mfite agahinda, mbazaniye amakuru atari ya Pi Network. Pi Network iduhishiye ibintu bitari, ariko mana we icyo ngusobanura gukurikira iyi video kuva aka kanya kugera irangiye kugira ngo umenye ahazaza ha Pi Network. Mu by'ukuri aya makuru ko watimu yariryamiye arababaje cyane, arababaje. Gusa nanone ku rundi ruhande ku bantu batamushigikiye Pi Network barishimye kandi baranezerewe, kuko Pi Network kugeza aka kanya abantu bategereje igiciro cya GCV mukureyo amaso, mukureho ibintu byanyu byose. Kugeza aka kanya niba ufite Pi muri Pi browser ukaba uzifite kuri available balance, kugeza kuri ubu ngubu bigeze kuri 0.34 by'idolari. Inama nakugira niba ukurikiye 6+250 nuko wagurisha izo Pi zawe, kuko Pi Network abantu bavuga ko ari scam ntibabeshya, kuko bafite ikigero cy'ukuri kugera kuri 40%. Ati rero ni iyihe mpamvu? Impamvu ni iyi ngiyi: bajya gufungura open mainnet bavuze yuko bakiniye miliyoni 10 z'abantu bamaze kubona migration, ndetse na miliyoni 15 z'abantu bamaze gukora KYC. Icyo gihe hari mu kwezi kwa kabiri ku itariki 14 uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Icyo gihe Pi Network yari miningwa n'abantu miliyoni 60. Wibuke ko bavuze ko open mainnet igomba kuba bamaze kubona abantu babonye migration miliyoni, ndetse n'abantu bakoze KYC miliyoni 15. None umushinga icyo gihe wamayiningwaga n'abantu miliyoni 60 ku isi hose. Icyo gihe Pi Network yasohokeye ku madolari 2. Abantu benshi bari bitaje GCV uwo munsi, ako kanya yarabuze. Imaze kuba rero sasa n'iki cyakurikiyeho, bagumye gutegereza, baguma kubika Pi zabo, ako bari bazifite n'abari baraziguze baguma kuzibika, bizera yuko izazamuka ikagera hejuru. Hashize iminsi mikeya nibwo yaje kuzamuka igera ku madolari 3.14. Baravanga umushinga wacu byanga byakunda, ba bantu bawufetse aka kanya bagiye guseba. Mu by'ukuri aha ngaho yatangaga icyizere, abantu benshi ntibigeze bagurisha Pi zabo, bavango nshoboye kugurisha ejo ikazamuka ikagera ku madolari 10, nshoboye kugurisha ejo ikazamuka ikagera ku madolari 20. Abantu baguma muri icyo kintu, kandi icyo kintu cyaturutse ku bantu aba influencer bo kuri X ndetse n'abantu bo kuri Instagram. Kugeza kuri aka kanya Pi Network itugaragariza yuko total supply yayo ari biliyoni 10, biliyoni 100. Bivuze ko Pi Network izagenda igere mu mazeru utanabara. Sinzi niba uri kumva icyo kintu, izagenda igere mu mazeru 10, kuko kugeza kuri ubu ngubu niba total supply yayo bavuga ko ikagera muri biliyoni 100, urumva aho yuko Pi azaba ari nyinshi cyane, nko kujya ku nyanja ugasanga hariyo umusenyi. Nuko nguko Pi kuri isi zizaba zimeze. Mu by'ukuri baravuga ngo azaba ari ifaranga rizifashishwa mu bucuruzi ndetse no mu bintu bitandukanye bya business. Yego nibyo birashoboka ko azaba ari ifaranga rizifashishwa mu bucuruzi ndetse no mu bintu bitandukanye bya business. Yego nibyo birashoboka ku buryo azaba abasha kwigeraho. Rero bivuze iki? Wowe ufite Pi zawe, inama nakugira, emera urye mutwo ngutwo dukeya twawe utwibikeho, kuko Pi ahazaza hayo ni habi, ahazaza hayo si heza. Ahazaza hayo mu by'ukuri nk'uko mwabibonye, Ubushinwa bwikuye
cyangwa se bwabujije abaturage babo kuba bakora mining ndetse n'ama airdrop. Mu by'ukuri murabizi yuko Ubushinwa ni igihugu gikomeye mu bintu ibyo ari byo byose, muzi ko gihangana na Amerika. Mu by'ukuri kugira ngo kijye gufata icyemezo cyo kuba cyahagarika mining cyangwa se kibe cyanahagarika airdrop, nuko cyabonye yuko ibi bintu harimo ubusikama bwinshi. Murabizi nko kuri Pi hajeho ikintu cya GCV bayishyigikira, wasangaga Abashinwa aribo bantu biganje bashigiye GCV, bumva yuko Pi izasohoka iri ku madolari 314,159. Abashinwa barashigikiye cyane kugeza kuri ubu ngubu. Umuntu watanze ibicuruzwa bye ashingiye kuri GCV yizeye ko Pi izasohokera kuri kariya gaciro ka GCV, aka kanya ndakeka ko no gutunda ifumbire ntago yayitunda. Ku bantu babizi, no gutindura umusarane ntago yayitundura. Ubu ngubu ashobora kuba ari hasi y'umukarane wa Nyabugogo, kuko si uguhomba cyane, hari ibyo bita gusubiza ku isuka. Ubu yasubiye ku isuka, yasubiye hasi. Niyo mpamvu guverinoma y'Ubushinwa cyangwa se guverinoma ya rubanda y'Ubushinwa yahisemo guhagarika mining ndetse na airdrop mu gihugu cyabo. Kugeza kuri aka kanya Abashinwa bari mu Bushinwa cyangwa se abantu bari mu Bushinwa, aba diaspora cyangwa se aho waba uherereye hose ukaba ukurikira iyi channel, utubwire niba Binance, OKX, Bitget ndetse n'izindi exchange niba ahangaho mu Bushinwa bigikunda ukaba wa trading. Ibyo bintu leta y'Ubushinwa yarabihagaritse kuko yamaze kubona ko icyo bita slavery trade, ubucakara, noneho bari baramenyeye gucakaza cyangwa se kuba bakora ubucakara abantu bo muri Afurika ndetse nabo muri Aziya, kugira kuba ubu ngubu ubucakara bwahindutse ikoranabuhanga, noneho n'umuzungu asigaye ari umucakara mu bintu atazi. Niyo mpamvu guverinoma ya rubanda y'Ubushinwa yahagaritse mining, yahagaritse airdrop, yahagaritse ibintu bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga mu gihugu cyabo. Uribaza rero ni izihe ngaruka zizaba ku ma mining cyangwa se ku ma airdrop Abashinwa bari bafite cyangwa se muri rusange kuri iyi si? Murazi ko igihugu cy'Ubushinwa kiri mu bihugu bibiri biba bija ku mwanya wa mbere mu bintu bijyanye n'ubukungu. Murabizi ko kiba gihanganye na Amerika. Kugera kuri uyu munsi rero niba mining, kandi nanone ikindi Abashinwa ku isi bavuga yuko hafi 2/3 by'abatuye isi ari Abashinwa. Kuba bahagaritse mining rero bivuze yuko hagiye kugwa igiciro cy'ama airdrop, igiciro cy'ama coin yose. Ku bantu bakurikira bafite ama exchange, mugende mureba ama coin yose yamanutse yageze hasi. Ejo bundi Bitcoin yari ku bihumbi 120 by'idolari, none ubu ngugeze ku bihumbi 117. Ibihumbi 117 bivuye ku bihumbi 120. Mu by'ukuri ushoboye kumva ko ari amafaranga make, ari ibihumbi 3 byavuyeho. Ariko ibazo nk'umuntu washoye miliyari y'idolari agura Bitcoin iri ku bihumbi 120, umva amafaranga yose amaze guhomba. Inama nabagira, umuntu ufite Pi izo arizo zose, ukimara kubona KYC tugurisha Pi zawe, niba ugize amahirwe bakuguhereza migration, kuko kugeza kuri aka kanya hari n'abantu batari bahabwa migration. Iyi Pi niyo mining, niyo coin ibaye scam y'ikinyejana cya hajya turi mu kinyejana cya kangahe, mumbwira hanga muri comment. Niyo coin ibaye scam y'ikinyejana itarigeze ibaho, yatuburiye abantu, yijeje abantu benshi bari baranze akazi ka leta. Noneho muri iyi video ndaza kuza kubazanira abantu 10 bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda ba mininga cyangwa se ba miningaga Pi network, bazi neza yuko izazira kuri kariya gaciro. Noneho ndakuzana n'abakomisiyoneri bakomisiyanaga cyangwa se abacuruzi b'ibibanza bigwaga batembera mu bibanza bya Kigali bavuga ngo Pi igizagira agaciro, ahangana ngomba kuza kugura. Abantu benshi bari barashizemo ko
nkanjye sinkubeshye nari narishizemo yuko ngomba kuzahita njya i Dubai kariho ngomba kuzajya kwibera kuri paye 20 zanjye zari zarabaye migrated nzifite kuri available baraki kuko navuga ngo